Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba TT Kamanzi official, buri wese akomeze gubwe neza aho aherereye hose. Turabifuriza mbese ibyiza byose. Ni wa mwanya rero twahariye business, tuganira ku ngingo zinyuranye, tunibanda kuri Pi Network. Ariko business iri imbere cyane cyane kuri iyi channel. Nkuko mubizi turitegura open mainnet ya Pi Network. Pi Network nkuko bisanzwe benshi barisobanukiwe, abasanzwe bayizi kireka badasanzwe bayizi, nibyo tugiye kubagarukiraho. Tugiye kuganira ku ngingo ebyiri. Tugiye kuganira ku magambo yavuzwe n'umugabo bita Jeff Bezos, hanyuma tunavuge ku buryo bwo kwiyandikisha muri Pi Network. Reka tubanze tuvuge ku buryo bwo kwiyandikisha muri Pi Network, hanyuma tugaruke kuri ayo magambo mu buryo burambuye. Si ibyo gusa, urumva hari kwiyandikisha muri Pi Network twifashishije kandi turashingira ku magambo yavuzwe na Jeff Bezos, ariko turaherutsa amahugurwa ateye ate. Ni ukuvuga ngo umuntu wese muri Pi Network akwiye kwikorera ibyo agomba gukora muri konti ya Pi Network. Rero iyo babimukoreye, ahubwo ese ubundi nta muntu uhora hekwa, ntibibaho. Turimo gutegura rero amahugurwa azatangira muri iyi weekend igiye kuza, ni ku itariki 14 ndetse n'itariki 15, ubwo ni kuwa gatandatu no ku cyumweru. Ni abantu rero b'uburyo bubiri ndaza kubibabwira nitubigarukaho. Reka tubanze twivugire kuri Jeff Bezos, tubanze tuvuge ku gusobanukirwa na Pi ndetse no kwiyandikisha. Byo ntabwo turi bubitindeho. Umuntu ushaka gusobanukirwa Pi Network ni iki, urajya kuri channel ya TT Kamanzi official, urebe ikiganiro cyangwa wumve ikiganiro nimero 23 na nimero 112. Cyo ni kimwe. Nushaka kwiyandikishamo wumva unyuzwe, urareba cyangwa urumva ikiganiro nimero 20 na nimero 52. Hanyuma rero nibitagushobokera, uratugana tugufashe. Aho ngaho muri description haba hariho namba zacu za telefone, kuri WhatsApp cyangwa se kuduhamagara biremewe, hanyuma tukavugana uko twagufasha. Reka rero tujye ku ngingo nyamukuru y'amahugurwa, hanyuma ndasoreza kuri Jeff Bezos. Ingingo nyamukuru y'amahugurwa iteye iti. Amahugurwa ateye atya. Amahugurwa kuri Pi Network tuzayatangira amahugurwa y'imbona nkubone inyumva nkumve. Tuzayatangira ku itariki 14 ndetse tunayakomeze kuri 15. Ubwo kuva uwo munsi nibyo bizaduha ishusho niba twayategura no mu mibyizi, kuko hari abambwiraga bati no mu mibyizi ariko yadutegura kuko weekend ntituboneka. Dore rero ukuntu azabateye. Azabera i Kigali, cyo ni cyambere. Azajya atangira saa 5 dusoze saa 7, ubwo ni amasaha 2. Tuzajya tubafasha kubinjira muri konti, uko bakoramo ibyo bakora byose, hanyuma habeho kubaza ibibazo, dusubiremo dukora imyitozo buri wese ku giti cye. Yabana tuhave mbese, hanyuma kuri 15 tuzongera twakira abandi, ariko na wa wundi washatse kugaruka kuko isomo ni rimwe azajya agaruka nta kibazo. Abantu rero bari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni umuntu nakiriye akanyishyura amafaranga ya service namuhaye. Hari uguhera ku bantu nakiriye ngira ngo bishyura 2,000, hari ababitatu, hari ababitanu. Ubu ngubu service tuyitangira 10. Ibintu birandagoye, attention ya mwitonda. Ibyo ntari buvugeho kuko uburyo bikomeyemo, kuko cyokora benshi mumaze kubimenya. Rero uwo muntu wese wagize icyo anyishyura mufasha cyangwa se ubona afashirije ubuntu barahari. Benshi n'ubuntu, ahubwo niba mutanabise uti ninde nande
ntago turi hano ngo tubarate. Abo bose umuntu wese ubwo muri abo ahawe promosiyo, we mu mahugurwa azishyura ibihumbi 2,000, naho ku nshuro ya kabiri no gukomeza azajya yishyura 1,000 gusa. Okay, noneho umuntu wa kabiri ni umuntu ntarakiraho utaranyishyuraho amafaranga ya serivisi na rimwe. Wowe mu mahugurwa azaza guhugurwa yishyure bwa mbere ibihumbi 5, ariko ku nshuro ya kabiri azajya yishyura 3 gukomeza n'igihe cyose azajya agaruka, kuko aya mahugurwa turashaka ko muri uku kwezi kwa 12 tuyagira ihame, ku buryo itariki 31 zizajya kugera ebana buri wese amaze gusobanukirwa. Benshi ahangaha bahakubitiwe mu kadeyi, abariko mbyita nkuko bakunda kubyita za mvugo bita ngo nizi mihanda, babakubitiye mu kadeyi, barabiba, abandi bara passphrase zabo barazijyanye, abandi ntibazi ukuntu bashyiramo passphrase, abantu bazi kumayininga gusa, harya nkugura mbwira ngo urajya he. Ese mbwira niba ibi bintu utabishobora ntacyo birabyara ngo ukibone umunsi byakibyaye ari ugukandaho amafaranga akagenda cyangwa se akinjira, urambwira ko abagushuka uzabakira? Ibi bintu bizagukoraho pe, ibi bintu bizagukoraho, ibi bintu bishobora kuzagukoraho. Cyaba cyiza rero wagira icyo ukora kugira ngo wakwirwanaho kugira ngo nawe ugire icyo umenya, ugire icyo. Ese ubundi muri WhatsApp ninde ukwandikira? Nigeze mbasetsa mbabwira umuntu iyo ntagaze gusoma ariko azi guhamagara abantu, arakubwira ati endaye, ati ndeberamo witwa kanaka, cyangwa ati izi nimero, ati zinyemerezeho Higiro, no urugero witwa Higiro, ihangane siwe mvuze ahubwo no urugero ntanze, ati zinyemerezeho Higiro, ukemezaho. Noneho bashaka kumuhamagara ati ndebero witwa Higiro, ati umumpamagarire ati mushiriremo muhamagare. Urashaka kumera utyo nawe? Izo se ko ari telefone zisanzwe, noneho mu mafaranga ibazo kujya utuma umuntu iteka ngo genda mbikuriza amafaranga, ndebera ko amafaranga kuri konti ariho, mbikuriza amafaranga kuri konti. Ntabwo ari byiza. Ni mungana amahugurwa tubafashe n'ibi bintu byo kwirirwa umuntu jugujugu biveho, niho hava byinshi barababeshya. Kandi ikindi nkuko nabababwiye, dore hasigaye iminsi 21, iminsi 21, itariki 31 z'ukwa 12 ngo zigere, ikizaba ntiturakimenya, nyamara hazaba ikintu. Iki kintu rero kuri Pi Network badutangarije ko Open Mainnet ishobora kuba mu mperezo z'umwaka, ntigucike. Genda rero umva ikiganiro nimero 23 kigusobanurire Pi Network niki. Nutumva neza ujye kuri 120 112 ucyumve neza, wumve mu ncamake Pi Network niki. Hanyuma niba ushaka kwiyandikisha muri Pi Network nta gishoro pe, nanjye burya unyishyura yo kugufasha, kuko uba wankoresheje. Niba wankoresheje uranyishyura ibyo nagombaga gukorera uwo munsi kugira ngo nanjye mbone ukumbaho. Kwiyandikisha rero wanyura kuri nimero 20, kiganiro nimero 20 kuri Titekamanzi official, hanyuma utakumva ufashijwe neza ukajya kuri nimero 52 ikagufasha ukiyandikisha neza, konti idafite amakosa nkayo benshi bari mu gukoresha ubu ngubu. Reka rero dusoze tuganira cyangwa se twumva amagambo akomeye y'uyu muntu bita ari nayo nsanganyamatsiko y'iki kiganiro uyu munsi. Uyu mugabo Jeff Bezos ni muntu ki tugiye kuvuga amagambo yavuze? Uyu mugabo ni umuherwe wa kabiri ku isi ubu ngubu ku rutonde. Wa mbere ni Elon Musk, hakorika mbanze mbabwira abaherwe 10 ba mbere ariko nigeze kubavuga. Elon Musk ni wa mbere, Jeff Bezos ni wa kabiri, Larry Ellison ni wa gatatu, Mark Zuckerberg ni wa kane wa Facebook, Bernard Arnault and family ni wa gatanu, witwa Warren Buffett ni wa gatandatu, wawundi ufitanye imishinga y'iterambere mu Rwanda, Larry Page wa Google wa karindwi, ndetse na Sergey Brin nawe ni wa Google, we ni wa munani, Amancio Ortega ufite
kampani bita Zara ni uwa 9 naho uwa 10 ni Steve Ballmer wa Microsoft. Urumva ko uwo mwanya yasimbuye intuza Bill Gates. Hanyuma Jeff Bezos afite miliyari z'amadolari 228 na miliyoni 500 z'amadolari. Imari ye ikaba yarazamutseho miliyari 2 na miliyoni 500 z'amadolari, ubwo yazamutseho 1.10%. Uyu mugabo rero muti yavuze iki? Yaravuze ngo the rich get richer because the poor thinks every opportunity is a scam. Ngo umukire arushaho gukira, cyangwa se yes, umukire arushaho gukira kuko umukene iteka arushaho gutekereza ko amahirwe yose ari scam. What is scam? Scam ni iki? Scam navuga ngo ni ubwangamugayo, ni ubutekamutwe, ni fraude, mbese ni ikintu icyo ari cyo cyose cyo kurya amafaranga y'abantu bitanyuze mu mucyo. Ikimenyetso kizakubwira scam nuko zaba nimero za telefone cyangwa se amakuru bakoresha badakunda ko ajya ku mugaragaro. Abantu rero bavuga yuko cyangwa bagitekereza ko Pi ari scam, hari impamvu ebyiri batanga. Icyambere bavuga ngo none se leta irabyemera, nene se ibyo kuri byose byemerwa na leta mu gihe bitaraza kwiyandikisha muri icyo gihugu kugira ngo bikigirire umumaro. Ntabwo bisobanuye ko ari scam. Cyo ni cyambere. Cya kabiri barakubwira ngo none se byari byatanga iki? Uyu munsi tukubwira Pi network mu bihugu byinshi byahinduye imyumvire. Turi mu gihe cya unclosed mainnet. Iki gihe mu gihugu cyawe umuntu wamayininze Pi kandi Pi ze zikaba migrated to mainnet muri blockchain, zikaba ziri kuri konti, wemerewe kwishyura izo Pi ukagura igicuruzwa cyangwa serivisi ku muntu wemeye kwishyurwa Pi. Nicyo bita peer to peer, umupayoniya ku mupayoniya, biremera. Ariko za companies nyinshi cyane zizaza gukorera muri Pi zemerewe. Umunsi yashize twabonye ko hari urutonde rwa companies zigera ku 100 n'izindi zikiri mu nzira, zikirimo ku developingwa cyangwa se bakirimo kuzagura kugira ngo zigire ubushobozi bwo gukora muri Pi kubera technology ya blockchain technology ikoreshwa artificial intelligence mu by'imari. Izo companies zose umunsi zizafungurirwa ngo zemererwe gukorana n'abapioneers, nicyo gihe twita open network cyangwa se open mainnet. Icyo gihe badutangarije ko ari gishobora kuba mu mpera z'uyu mwaka, ndetse bahora badushishikariza haba mu matangazo n'andi makuru baduha ko umuntu wese waregistarinze muri Pi network akaba yarabonye KYC adakwiye kurenza izo tariki 31 z'ukwa 12 2024 atararangiza gukora KYC ye kandi atarasoza kuzuza ibisabwa muri mainnet checklist. Mainnet checklist ni intambwe zigera ku 9, ariko wowe ukora 7, 8 n'9 bikorwa na kwa team. Aha, ibiganiro bivuga cyangwa se birahari ku channel ya Tite Kamanzi official, cyangwa se tuzabafasha n'ibindi. Hanyuma rero uyu mukire Jeff Bezos yavuze iki kintu gikomeye cyane, avuga ati umukire arushaho gukira kubera ko umukene we impamvu arushaho gukena nyine nuko atekereza ko iteka ryose amahirwe yose ari scam. Scam reka mbyita ubutubuzi, n'ubutubuzi, ibyo twita ubutubuzi, gutuburira abantu, kubahenda ubwenge ukabiba amafaranga yabo. Scam bigamije amafaranga. Noneho ndibaza Pi imaze imyaka, igiye kumara imyaka 6. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025 Pi izaba imaze imyaka, yujuje imyaka 6. Iyo ni yubire pe. Iyo myaka 6 nta muntu iraka amafaranga. Cyo ni ikimenyetso cyo katari scam. Bwa kabiri, kuri social media, kuri Twitter n'urugero cyahoze Twitter ni X, bakurikirwa na miliyoni 3 n'igice barenga aba followers. Ninde bascaminze? Ayo makuru yabo ari ku mugaragaro. Icya gatatu,
umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk ufite imari ya miliyari 336 na miliyoni 600 zirenga by'amadolari, ari muri uyu mushinga wa Pi Network. Yamaze kwinjizamo kampani yitwa Tesla ikora imodoka zikoreshwa amashanyarazi, hanyuma hakabamo na SpaceX ikora ingendo zo mu isanzure ikoresheje ibyogajuru. Ahangaha mbonereho kubibutsa yuko mu kiganiro twakoze mu minsi yashize, sinibuka nimero zacyo, muzakibona, kivuga ku kuntu hagati Pi 32 nibura zagufasha gutembera mu isanzure, kubera ko ni hagati ya miliyoni 10 muri miliyoni 10 z'amadolari, hagati kuva ku bihumbi 500 kugeza kuri miliyoni 10 z'amadolari. Ibyo ni Pi. Urumva umuntu ufite Pi 100 inshuro zigera kuri 2-3 yatembera mu isanzure kugera nubwo yajya kuri Mars, ku bantu bafite Pi zitubutse. Yego murabyumva, umuntu burya akunda umungara, abo ni abakeneye umungara rwose, cyangwa se icyo bita luxury tours, ingendo z'umungara. Nta n'ikindi kintu bagiye gukora usibye, kandi ni byiza cyane. Rero uyu muherwe wa mbere ku isi ari muri Pi. Turibaza izo scam zijya mu muherwe wa mbere ku isi, wowe umukene ukaba ukivuga ngo ni scam, utekereza utugamije iki? Ni bwa bujiji, ni bwa bukene, aho umukene ahora atekereza iteka ngo amahirwe yose aje ni scam. Scam twarazibonye, zaratuye, zaratumaze, yewe njya no kuzireka burundu. Ndibuka umwaka ushize abandi amadolari 476 batumujiraga ku 1300 icyitwa Kirpich, cyaratuye neza kandi twungutse. Icyo gihe nari ngejeje ngira ngo mu 1,100 amadolari, mu 1,100 angahe, nari maze gukuba kabiri karenga hafi gatatu. Ariko kubikuza bati urabanza ushyiraho amadolari 20, hanyuma ayo madolari 20 tugukore verification. Urumva abayashyizeho barayakukanye. Ari umuhungu watubwiye ko yari amaze gushoramo miliyoni 5, ariko yari amaze kubikuzamo amadolari hafi 1/3 nibura. Urumva miliyoni 5 z'amaki z'amanyarwanda, ko yashyizemo ibihumbi 5 by'amaruzgo ziranarenga, yarashyizemo ibihumbi 5 by'idolari, yaramaze kubikuzamo nka 1/3, andi barayakubita barayatwara. Ubwo rero nagarukiye aho, sinzongera scam zigenda uko zaje. Pi Network ntabwo ari scam, abatari babizi babimenye. Mukurikiza ibyo nari mbabwiye kugira ngo musobanukirwe, kandi reka kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi, mukande kuri subscribe, hanyuma mukore na notification kugira ngo inkuru niba icyagera mujye muyimenya mudatinze. Ahasigaye dukomeze tugubwe neza, buri wese aharanire kwinjira muri Pi, urimo aharanire kwinjira kuzuza ibyangombwa. Utabisobanukiwe ampamagare cyangwa nyandikire, ariko kunyandikira kuri WhatsApp biragoranya, message ziba ari nyinshi zarananiye. Noneho nari narigenje, ariko ubu noneho nanjye nabaye nk'abandi. Umpamagaye rwose, kandi numva ntariho abandi bamvugisha, ujye wihangana, nta kundi, wongere mpaka umfatishije mbafashe. Njye niko kazi nkora ka buri munsi ko kubafasha kugira ngo ugire konte nzima. Ego kandi mushaka amatelefone afatika, ni telefone imeze neza. Nshimira uwitwa Eloise hariya Muhanga, narayengize ubwo telefone, afite telefone nziza, warayisuzugura ariko byara ako kanya mega. Hanyuma telefone nziza itafite birantega, ni direct kumukorera konte nako kanya rwose. Biraryoshye, naramubwiraga nti biraryoshye wabirya, araseka. Welcome. Rero numero yanjye ngiyo murayireba muri description munsi ya titre. Bien mumpamagare mbafashe. Ndi hano mu mujyi wa Kigali, icyo nkora kubafasha kugira ngo buri wese, nibura abanyarwanda nyamuna, sibye n'abanyarwanda n'abandi bamfatisha, tukashobokana tukumvikana uburyo umuntu yabafasha. Baba bari kure nk'abari Burundi, DRC, Uganda, Kenya, Tanzania, barampamagara cyangwa bakanyandikira, ariko kubafasha biragoye kuko uburyo bw'imivuganire bw'imikoranire n'abanyarwanda ubu baraza bakanayigora tugahura. Ariko ndi hano kugira ngo mbafashe, Hari n'abishyira hamwe bakavuga bati mureke
twishyira hamwe dushake itike ye, hanyuma tuvugane nawe tumushakire itike aze adufashe. I'm here and I'm ready for you. Ndahari kandi nditeguye ku bwanyu. Mubikore, mwishyira hamwe mwaba 5 cyangwa 3, tubyumvikane, hanyuma nse mbafashe n'ukuri pe. Hipayi ntizaducike. Abaherwe bayinjiyemo Bitcoin buri abantu barayirase, ariko uyu munsi beje nabonaga ivunja amadolari amanyarwanda miliyoni 138. Imagine, can you imagine that? Ariko benshi barayihushije, yabonye abantu bakeya bake cyane, kandi nabo sinzi wenda niba baramahininze nyinshi, ariko yes. Hanyuma rero abantu ngo bari kuzimu, kuzimu naho bashyingura naho duhinga, nta kindi, cyangwa hakava kuzimu ko habaza ko nta urayinenga, ivuye ntago tuyitangurana tutanayibona. Murakoze, mugubwe neza. Nibyo nagira ngo mbabwire uyu munsi, yo makuru ndimba afitiye n'ikiganiro, kandi nkomeza kubifuriza kugubwa neza mwese.